Yesu nashimwe bakundwa, ndabasuhuje mwese. Ni Evangeliste Kabatesi ubasuhuza, ubifuriza amahoro n'imigisha. Mwaramukanye amahoro y'Imana. Ndabakunda rero kandi mbifuriza imigisha myinshi. Muri iki gitondo tugiye gusengera mu ijambo riri mu Bagalatiya 2:20. Turi mu cyumweru cyo gusenya za karande n'imivumo. Turi gusenga dusenya karande y'ubukene muri iki cyumweru, muri uyu munsi. Turasengera rero mu ijambo riri mu Bagalatiya 2:20 avuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara si jye uriho, ahubwo ni Kristo uri muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Shaka ko duhagurukira muri iri jambo tukarisengeramo, tukaryaturiramo, tukarivugiramo imbaraga z'Imana. Yavuze ngo nabambanywe na Kristo, ngo nyamara si jye uriho, ngo ahubwo ni Kristo uri muri jye. Ndashaka ko uzamukana kwizera mu mutima wawe n'ibyiringiro y'uko Kristo ari muri wowe. Wowe warapfuye, uko wapfanye na Kristo hazuka undi muntu mushya. Aka kanya ugiye gusenga watura amagambo akomeye y'imbaraga. Ugiye kuvuga ngo uhereye umunsi wa none ndapfa ku mudayimoni w'ubukene, ndapfa kuri karande y'ubukene mu izina rya Yesu. Ugiye kwatura upfe, karande y'ubukene ipfe, karande y'imbaraga zikurwanya ipfe. Aho uri hose Imana yo mu ijuru ikurengere. Niturangiza duhamagara amaraso ya Yesu adutwikire, kuko si twe turiho, ahubwo Kristo ari muri twebwe. Kuko twanyoye amaraso ya Kristo, kuko twemera amaraso ya Kristo, ni ukuri tubasha kuvaho umwuka mubi w'ubukene. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu ndahagarara mu mbaraga, mu butware, mu bubasha waduhaye. Kristo yabambwe i Gologota, abambanwa igisuzuguriro kugira ngo njyewe nakire icyubahiro. Kristo yabaye umukene kuko biraritwereka yuko ngo yarashonje, amaze gusonza ararya. Data yarashonje kugira ngo njye nzarye mpage. Ndasenze umwuka wo kurya simpage, umwuka w'ubukene ndawirukana mu buzima bwanjye. Kristo yambaye ubusa kugira ngo njyewe nzambare icyubahiro cy'Imana n'ubwiza. Ngomba kwambara. Biravuga ngo na Salomo ntabwo yigeze imyambaro yambaye ntawigeze abasha kuyibara uko yanganaga. Mu izina rya Yesu ndasenze mpagaze mu butware bw'amaraso ya Kristo. Amaraso ya Yesu ankureho imivumo, amaraso ya Yesu ankureho ikibi cyose, imyaku, imitongero na za karande, iby'abapfumu bakoze, iby'abarozi bakora bakoze, kugira ngo mbe umukene, kugira ngo mbe umutindi. Mu izina rya Yesu ndikuraho uwo mwuka, ndikuraho izo mbaraga, ndikuraho ubwo butware n'ubwo bubasha. Ndinjira mu mugambi w'Imana, mu mbaraga z'Imana, ndinjira mu butunzi bw'Imana, mu migisha y'Imana. Turasenze Mwami, utugirire neza kandi turamburire ukuboko kwawe muri aka kanya, muri uyu munsi. Ugirire neza abavandimwe n'inshuti, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe i Gologota. Amen. Ndagushimye rero, wibuke gukora subscribe kandi ujye usharinga n'abandi kugira ngo tubane mu bihe byiza byo gusenga. Imana ibahe umugisha kandi cyane rwose. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese. Amen.